atangiranye n'umukobwa uje gufungura yihuta rwose ubona ko ari kuri pressure. Nuko mu gukingura ahita ahurira ku muryango n'umusore rwose ubazaniye pizza. Nuko umukobwa mu kumwitegereza umusore ati sister nari mbazaniye pizza ni mwebwe mwayitumijeho. Ubwo umukobwa yarayirebye arangije areba umusore rwose atangira kwisetsamo. Ubwo nta kindi yakoze yahise afata ya pizza bamuzaniye ahita ajugunya hirya arangije atangira kwambura umuhungu imyenda. Turashize. Ubwo yakomeje kugenda mwambura imyenda. Nuko Patrick ati uri mu biki si uri mu biki wasaze mwa. Ubwo umusore byaramuyobeye iby'umukobwa arimo. Umukobwa nawe rwose ubona ko yataye ubwenge utazi ibyo arimo arangije ahita afungaho urugi. Ubwo umusore yongeye kwisanga ari ahantu mu gisare kinini rwose umukobwa itamujugunyira ishati atambara agira vuba vuba. Reka nongere ngo ikaze wowe tubana umunsi kundi hano kuri Asaf Cinema. Mwibutsa no gukora subscribe niba utarayikora. Ndetse nayo tugiye kubana ari ubwa mbere ngo haye ikaze. Njye ndi Asaf Obi. Like, share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Burya koko ari igihe Imana ikwirebera ikavuga ati mwana wanjye reka nkukure mu buzima warubayemo mushyire mu bundi buzima bitewe n'ukuntu uba witwaye ku Mana. Reka twumvire ko byagendekeye umusore wacu Patrick. Yari umuntu rwose wa undi ubona amafaranga afite yikorera akazi ko kuba yagemura amapiza mu ngo z'abantu. Gusa Imana iza kumutera iteka birangira yikundaniye n'umukobwa w'umukire. Patrick ababyungukiyemo gutyo. Ntabatindiye rero. Ubwo umusore we byaramutunga yarangije ati none se n'igiki kiri kujya mbere ahangaha. Ubwo umukobwa yahise atangira kubara amafaranga menshi. Aramubwira ati uri kureba aya mafaranga yose ndayakwishyura ariko wemere tuze gusangira ibya nimugoroba mu kanya. Hari ikibazo? Kwa gukunda amafaranga rero umusore nawe yarayarebye arangije avuga ati ntago nayitesha amafaranga nkorera hafi umwaka. Aravuga ati yuke nta kibazo. Ubwo umusore yarayemeye rwose arayabika kumva ko yajya gusangira n'umukobwa byonyine byarangiza agataha yumva nta kibazo. Ubwo umukobwa nta kindi yakoze yahise amushushubikana rwose ubona ari kumujyana kuri pressure nini yari ariho nawe aza gufungura. Bigaragara ko umukobwa asa nkaho yatumijeho pizza we yifite iyindi gahunda. Ubwo yamuhaye yashati agenda ari kuyambara umukobwa nawe amugenda amwihutisha. Ubwo bahita batwereka umupapa rwose urangaho wiyubashye w'umusirimu nawe ari kwinywera akantu. Nuko umukobwa ati papa dore ngo yahageze papa w'umwana wanjye ntwite. Mana yanjye. Ubwo umusore yahise yikangamo ati uvuze. Ubwo umusaza yarahindukiye rwose yishimiye ko agiye kureba umukwe we. Ubwo mu guhindukira yitegereje umuhungu aramureba cyane ubona yahise ahinduka ati ubwo yaje yegera umusore gahoro gahoro ubona ko yanababayemo. Mu mutima atangira gutekereza ati iki kintu se umuntu ngusa gutya. Gusa ntiyari kwerura ngo abivuge imbere y'umukobwa we kuko yakundaga umukobwa we. Ubwo yahise yiyoberanya atangira gusekera umukobwa we arangije ati ndabikunze cyane. Ubwo yahise asuhuza umusore amubwira ati nishimiye guhura nawe musore. Umusore ati nanjye ndabyishimiye. Ubwo umukobwa nawe yabonye ko papa we yishimiye umuhungu amuzaniye ari nawe yangu papa w'umwana we arangije ahita abwira wa musore ati sheri reka nze mbazanire icyo kunywa rero. Umusore ati yego murakoze cyane. Ubwo umusaza nta kindi kintu yakoze mu gusuhuza wa musore yahise amupfumbatisha akantu. Ubwo umuhungu yarakitegereje arangije amubwira ati iki ni iki se mu mpaye. Ubwo umusaza yahise amubwira ati nta yandi mahitamo ufite ugiye gufata icyo kinini nguhereje nurangiza ugishyire mu kirahure cy'umukobwa nibitaba ibyo ibindi uraza kubona ibikurikiyeho. Mana yanjye. Ubwo umusore yitegereje igikombe umukobwa yari yagiye kunyweramo atekereza ko papa we w'umukobwa ashaka ko bakuramo iyo nda. Umusore atangira kugira ubwoba yumva ko atabyiviramo kubazwa amaraso y'uruhinja. Arangije ati nukuri munyihanganira aya makosa sinayakora ntago nabishobora ibyo bintu. Ubwo umusaza amubwira ati ntago wabishobora reka noneho uraza kureba igikurikiye. Ubwo umusaza nta kindi yakoze yahise afata umusore amujugunya hasi rwose amubwira ati pfukama. Umukobwa ahita asa yihuta cyane ati papa ibyo ni biki utangiye gukora noneho. Ubwo umusaza yahise yijisha ahita abwira wa musore ati urapropose umukobwa nonaha cyangwa ukora ibyo nari nkubwiye. Ubwo yahise azamura umusore rwose ubona n'umujinya mwinshi arangije amubwira ati mva nkubwire wa gasore we ubundi wajyaga kunterenda umukobwa wanjye uzi ko utazanamujyana ibyo bintu urukumva ntabyihanganira nabishaka no kumujugunya rwose ngo yandagara aho ngaho. Erega ndi kubona wigize nkaho nta cyabaye
ubwo umukobwa rwose kuko yari azi ukuri yahise amubwira ati papa wamuretse wenyine koko nta makosa afite. ubwo umusaza atamubwira ati ceceka aho ngaho nawe. ubwo yahise akomeza yibwira umusore ati mva nkubwire, niba udashoboye guporopoza umukobwa wanjye urakora ibyo nakubwiye, turumvikana? ubwo yabibwiye gahoro kugira ngo umukobwa atabyumva, amubwira ati niba udakeneye kuba waporopoza umukobwa wanjye ngo muzabane, nta yandi mahitamo ufite, icyo kinini ugomba kukimuha indi ikavamo. ubwo umusore ubwoba bwaramurenze, yumva ibintu ntabwo yabyiviramo, arangije ahita yikuramo ake karenge arirukanka. ubwo kwa kugira umwaka mu kwiruka ahita ahura na bonso y'aho ngaho. umusore rwose w'ibigango atangira kumwereka imbunda, umusore agira ubwoba. nuko umusaza yabonye ati umva nkubwire wa muhungu we, ntabwo wemerewe kuba wava aha ngaha kugeza igihe urakorera amahitamo yawe, urabizi neza ko ufite amahitamo abiri. ubwo umusore ko gukunda amafaranga ya disi yumvise amafaranga agiye kumuhagama yari agiye kurya n'ubwoba bwinshi. nuko papa w'umukobwa nawe yahita yigendera. umukobwa nawe kuko yavugaga rikijyana aho ngaho yahise abwira ya bonse yaba ati umva Jacques, sohoka none aha ngaho tureke twenyine. ubwo wa murinzi yahise asohoka rwose. nuko umusore ahita aza n'umujinya mwinshi ati umva nkubwire wa mukobwa we, ibi ni ibiki biri kujya mbere aha ngaha, ni ibiki ushaka kunkorera? ubwo umukobwa yahise atangira kumutakambira ati please ndakwinginze mbabarira. umusore ati kuki wumva ko nakubabarira ngiye utazi ibibazo uri kunshyiramo? ntabwo ushoboye kuba wavuga papa w'umwana nyirizina bakandika nkigendera. ubwo umukobwa yahise amubwira ati ceceka ndakwinginze ceceka aho ngaho papa atabyumva kuko sinshobora kubivuga, ntabwo nabona aho mbihera. nuko umusore ati ntabwo wabona aho ubihera kubera si iki? kubera iki? urabona ibibazo uri kunshyiramo, wibagiwe se uwaguteye inda? ntabwo numva ukuntu waba uri kumbwira ngo ndi papa w'umwana ngewe aribwo tubonanye. ubwo umukobwa yahise amubwira ati mbabarira ndakongera n'ayandi mafaranga basi ariko papa wanjye atabyumva. nuko umuhungu ati amafaranga se njye simbuza ubuzima bwanjye? uri kumva amafaranga wama nshobora kuba nayasimbuza ubuzima bwanjye koko? ndetse afite kwiyubaka, mfite kuzagira nanjye ejo heza, ntabwo nkeneye kujya muri gereza rero cyangwa ngo mpfire ahangaha. njyewe ibyo ndabibwira papa wawe rwose kuko ntabwo nabivamo. ubwo umukobwa yahise avuga ati ndakwinginze mbabarira undindira ijoro basi byibuze, kuko ndabizi umuryango numara guterana ntabwo birangendekera neza. nuko umusore atari ku bundi ubwo uri kumbwira ngo murinde iki? uri kumva njye nakurwanaho gute? ariko nta nubwo byumvikana ku buryo waba utazi uwaguteye inda, waramwibagiwe se? cyangwa utekereza mu bagabo bose mwaryamanye nurangiza ushake mubwira ko ari we se w'umwana? kuko njye urabizi neza ko ntigeze ndyamana nawe. ubwo umusore disi wari warakaye akomeze kwivovota. nuko umukobwa ati ndabizi papa w'umwana ndanamuzi ariko sinshobora kumuvuga. ubwo umukobwa rwose ubu ninaniriwe afite inda nibwo ibikiri ntoya yahise yumva atangiye kumererwa nabi mu nda. nuko yumva ntabwo biri kugenda neza. umusore nawe abibonye atangira kugira ubwoba, arangije amubwira ati hey basi ba wicaye gato banza uruhuke. ubwo umukobwa yari yicaye kugira ngo atuze. nuko umusore ati ariko urabizi wambwiza ukuri, urabona ni njye nawe gusa, wambwiza ukuri basi ntugire ikibazo sibyo? basi mbere ya byose ubanza umbabarire kuba nagukomerekeje cyangwa se nkakubwira nabi yari umujinya, ariko reka dusase inzobe noneho, ndabizi nakugoye nakubwiye nabi ariko wambabarira. ese hari icyo ufite kumbwira nonaha? nuko umukobwa ati nyine iri joro cyangwa se mu kanya umuryango nuterana uje gusangira iby'ijoro njyewe ntabwo ndi buhaboneke. nuko umusore ati kubera iki se? umukobwa ati nyine papa wanjye yambujije kuba nahakandagira mu gihe ntaravuga se w'umwana, kandi ndabizi neza ko se w'umwana ndamutse muvuze byagenda nabi kurushaho, kuko ndabizi nawe araza kuba ateraniye aho ngaho turaba turi, niyo mpamvu ntabona imbaraga zo kuba nabivuga. ubwo umusaza amubwira ati papa w'umwana se utwite niwe uraba uhari? umukobwa ati yego. ati impamvu nkubwira ko nawe araza kuba ahari, niwe muntu papa wanjye yizera, kuko niyo yavugaga ngo aranjyanye cyangwa se hari ahantu tujyanye papa wanjye yumvaga nta kibazo akandikura tukagenda. gusa iyo twagendaga ntabwo byarangiragaho kuko yajyaga anyishimishirizaho yirengagije ko ndi umunyamuryango cyangwa se dufitanye isano.
ubwo kubera papa wanjye yakundaga kunzirika cyangwa se kwanga ko nagira ahantu njya, uwo mugabo we yasaga nk'aho ari rwo rufunguzo rwanjye, cyane ko yaje no kubingaragariza akanyambika kano ka shanete kariho ingufuri, kuko nawe yari yambaye akandi kariho urufunguzo, bishatse gusobanura ko atafunguye nta hantu nari kujya. Niyo mpamvu iyo yazaga kundeba papa wanjye akamubwira ati nta kibazo nimugende, we yumvaga asa nk'aho amfunguye, kandi koko nanjye nayibona nkabona ni rwo rufunguzo rwanjye, kuko niwe wemeraga ko ngira ahantu njya. Ubwo umusore we ntabwo yasobanukiwe iby'umukobwa ari kumubwira, yahise amubwira ati uri kureba kano gakofi nambaye, uri kubona ko kariho ingufuri. Papa w'umwana wanjye rero nawe yambaye akandi kariho urufunguzo, bishatse kuvuga ko ari rwo rufunguzo rw'umubiri wanjye cyangwa se rwo kuba nagira ahantu njya. Ibintu byose yashakaga gukora yarabikoraga, kuko nibwiraga ko ari we rufunguzo rwanjye, kuko hari ijambo ajya akunda kumbwira, akandeba akanyitegereza cyane, yarangiza akambwira ngo urufunguzo rw'umubiri wanjye ubu niwe urufite kandi iteka ryose. Ubwo kubera iyo mpamvu rero twajyaga tujyana akamfatirana, bitewe n'uko nawe ari we wamaga ubwisanzure, yatangiye kujya anabikoresha rero akansambanya. Ubwo umusore disi byaramurenze yumva birababaje, arangije amubwira ati ariko buri kimwe uracyemerewe ahangaha. Ubwo umukobwa yahise amubwira ati yego ndabizi ko buri kimwe cyose ngifite ahangaha, gusa ukuyemo freedom nta bwisanzure mba mfite ahangaha mu rugo. Mboneraho kubwira ababyeyi rwose kuba bajya bareka abana babo bakisanzura, kuko iyo babigerageje gatoya cyangwa se agacika ikiziriko gato, ibyo akora nibyo byinshi kuruta ibyo yagakoze waramurekuye, kuko byose biba bifitiye amatsiko yanze akabikorera icyarimwe. Ubwo umusore disi yaratekereje mbatangiye no kumugirira impuhwe, arangije amubwira ati ariko urabizi ubu aka kanya nshobora kuba naba umurinzi wawe, ngwino tugende, hari ikibazo? Ubwo umukobwa disi byaramutunguye, arangije ahita abona ugiye kumusohora muri ya nzu kandi atabyemerewe, bitewe n'uko papa waba yaramushyiriyeho abarinzi batemera ko yava aho ngaho. Umusore ati ngwino tugende. Ubwo barasohotse kubw'amahirwe make disi bahita bakubitana n'umurinzi wa mukobwa. Nuko umusore ati boss twe tuje gufata pizza hariya twari dutumijeho. Nuko ikigabo ati hoya nta hantu mujya. Umusore ati ariko ntari biwareka tukayifata kuko nahise uri kubona tudashonje, nawe urabibona ko dufite inzara. Ubwo ikigabo ati hoya nta hantu mujya. Ubwo cyahise kizamuka rwose n'agasuzuguro kenshi gikandagira umusore. Umusore arababanje ati okay sawa ngaho genda ubituzane niba udashoboye kuturika ngo tujye kubyizanira. Ubwo abana basubiye mu nzu kuko papa aba yatanze itegeko ko nta muntu wemerewe kuva aho ngaho. Umuhungu nawe bari bamubujije kuva aho ngaho atarakora kimwe mu byo bamubwiye. Nuko cya kigabo nacyo cyo kimaze kwanga ko bajya kubyizanira cyagiye kubibazanira, abana basigara bari kumucungacunga. Nuko umwe wari uzanye amapizza yahise ahereza wa mugabo. Umugabo nawe agiye kugenda ajyanye tubiri, ati uheye kugenda se ujyanye kamwe, akirajyana n'izindi, uri kubona byose ninjye uraza kubikuzanira. Ubwo yakomeje kugenda amuhereza byinshi anamubwira ibigambo. Ikigabo kigakomeza kumwitegereza cyane, wa musore ugemuye pizza we nakakomeza kugenda amurundiraho byinshi. Ubwo abana barabibonye ko umusore bari kugenda bamuhisha amaso, barangije bahita basohoka bikinga hanze kugira ngo ninjira mu nzu bahite birukanka. Ubwo kagasore kari kazanye amapizza kaza avuga ati kugihagaze uri kubona bituzuye genda. Ubwo ikigabo cyaragiye rwose kitanareba kigenda gishakisha inzira. Nuko abana bahita babona ko umugabo agiye kwinjira mu nzu, barangije tubatangira gusereburamo bavuga ati ibitekerezo byacu birakoze, ibyo twateganyije bigiye kujya mu bikorwa. Ubwo bahise bagenda birukanka binjira muri ya modoka, kagasore nako kari kazanye pizza kahita kabakingirana, karangije kahita kajya gutwara imodoka barigendera. Ubwo baragiye rwose ubona ko nta n'ikibazo. Ubwo umusore nta handi yahise amujyana hahandi bakorera amapizza. Ubwo bose barabyishimiye kubona Patrick azanye umukobwa mwiza, bagatangira kuza bamusuhuza. Nuko umukobwa ati kubera iki sunzanye hano? Nuko umusore ati ndabizi ko ari cyo kirori cya mbere utashye ufite freedom.
ubu aka kanya ufite kuba warya buri kimwe ushaka ukanywa buri kimwe ushaka kandi nabizi ko ukunda na pizza. Ubwo umukobwa yarishimye disi araje avuga ati ndabona ugiye kunkorera umunsi iri joro. Umusore ati ya ndabizi. Ubwo umusore se amubaza ati none se ninde wari watumijeho pizza ejo? Kuko umuntu wese ukeneye pizza ni njyewe umuzanira buri joro. Ubwo bari bakomeje kuganira rwose ubona ibiganiro byabaye byinshi. Arangije ati ubu rero nanjye namaze gutumizaho pizza ntabwo ndi buyigemure noneho ni njyewe bagiye kuyizanira. Ubwo ako kanya bahise babazanira icyo kunywa babazanira n'indi pizza. Nuko umukobwa birebye disi yumva arishimye. Arangije amubwira ati niwe muntu wa mbere ugiye kumpa ibyishimo. Ubwo umusore disi nawe byaramutunga atangira kwisetsamo. Arangije atangira guhaka y'umukobwa atangira kugenda amushonesha rwose ubona ko bishimye. Ubwo yaramuhagurukije bajya kwibyinira. Umukobwa yumva ibyishimo byamurenze. Umusore akomeza kugenda abyinisha umukobwa disi ukabona nibyo bintu byiza. Umukobwa atangira kubona ko hari byinshi yahishwe burya. Ubwo tugarutse kwa se w'umukobwa yari ari kwijojuta abwira abarinzi ariko batukagwa babwira nabi avuga ati ndavuze ngo aka kanya mujye kunzanira umukobwa harabura iminota mike ngo ikirori gitangire. Ikirori kiraramuka gitangiye umukobwa ataragera ahangaha. Icyo ugomba gukora urakizi kuri kariya gahungu turumvikana. Ubwo umujinya waramwishe disi atangira gukandagira ibikarito by'amapiza. Bari banabapfunyikiye nta mapiza yari arimo babazaniye ibikarito gusa umukobwa yari yimereye neza bamwe n'umuhungu Patrick. Disi ari kumuhaka bwari bwatangiye no kwira akabeho kaje ari kumufubika. Ubona ko umukobwa yabyishimiye rwose yishimiye ubuzima arimo. Arangije ati merci. Umusore ati nta kibazo. Ubwo umukobwa yahise atangira kumubaza akazina ke. Umusore ati nitwa Patrick gusa benshi bajya bakunda kumamagara Pati. Bisobanuye nyine kumva iyo bambwiye Pati nawe urabyumva ko ndi Kanyabirori. Gusa mama wanjye na bashiki banjye bo ntabwo bajya bakunda kuri mpamagara. Ubwo umukobwa yahise abaza umusore ati ufite na bashiki bawe? Umusore ati ndabafite cyane hari uwitwa Victoria, Emma, Jani ndetse na Melanie. Ubwo yahise amubaza ati ufite bashiki bawe bane? Umusore ati ndabafite bane cyane kandi nanjye gahungu konyine bafite urumva rero ntago baza kumamagara ubwo buzina bwabo ufite bamagara izina ryanjye nyaryo. Ubwo umukobwa disi yarisekeje kubona umuntu uri kumuganiriza neza nta kintu ari gutinya cyane ko babarinzi be bajyaga bamutinya avuga ijambo rimwe gusa. Atangira kwibonera umuntu bahuza urugwiro disi ari nako ikora akunda. Arangije avuga ati none se ko nanjye nshobora kuba nwita agakobwa. Nuko umusore ati gusa reka nkubwire Ana njyewe ndi kumva twabwiza ukuri papa wawe. Nuko umukobwa ati njye ndi kumva afite ubwoba kuko tugiye kubura icyizere mu muryango cyane ko iyo nkuru imenyekanye dushobora kuba twajya hasi cyangwa se nkaba ngiye kwica izina ry'umuryango. Ubwo babitekerejeho. Umusore ati ariko urabizi ugomba kuba warwanira ishyaka umwana wawe utwite ukanamushakira uburenganzira cyane ko ari byo byatuma wumva unameze neza bakanakureka wenyine bakareka gukomeza nyine bakwirukankaho bakubaza ibintu byinshi. Ubwo umukobwa yahise avuga ati uvuze? Ubwo umusore yahise amufata mu kiganza arangije amubwira ati Ana I promise ibintu byose uzacamo byose tuzaba turi kumwe ariko ubwize papa wawe ukuri. Ubwo yahise ashaka kumuhagurutsa ngo bagende bajye kubwiza papa w'umukobwa ukuri. Nuko umukobwa ati ese ubundi kuki ushaka kubigenza gutyo? Umusore ati Hana njyewe akazi kora ntabwo karenze urumva n'ubundi nta bintu mfite bya mirenge naba ngiye guhomba ahubwo ngwino tugende. Ubwo biyemeje disco bagiye kubwiza papa w'umukobwa ukuri ngo bamubwire ikihishe inyuma ya byose ko Patrick atari se w'umwana ahubwo se w'umwana ari umuntu bahora hafi kandi wafatiranye n'umukobwa. Ikindi kandi ari nawe papa we yizera cyane. Ubwo bageze iwabo w'umukobwa Patrick hamwe na Hana. Nuko umukobwa mu kwitegereza arebye asanga abashyitsi bahageze. Arangije ati mana yanjye ndi kubona abashyitsi bose bari kumwe na papa. Ubwo umusore avuga ati ndi kubona ahubwo ari byo byiza kuri wowe ngwino tugende. Ubwo umukobwa yahise amukurura ati uretse kugenda Pati ndi kumva ntazi aho ndi bubihere. Ubwo umusore yaramwitegereje
aje amubwira ati okay reka njye kubyikorera. Ubwo yahise agenda abwira papa w'umukobwa ati nyakubahwa nashakaga kubabwira. Nuko papa w'umukobwa ati nanjye nashakaga kubabwira ngo mwe mugiye kuganiriza abashyitsi. Ubwo yahise atangira gupresenta abangabo bari bahagararanye, arambwira ati uyu bamwita Arson, ni umugore w'umwunganizi wanjye kandi ni n'umufamiliya, nubwo ibisana ari ibya kure ariko ni n'umufamiliya ukuntu. Arangije ahita abwira n'aba bashyitsi be, arambwira ati bashyitsi rero uyu nabavuye ahangaha. Ubwo papa w'umukobwa yahise ajyana na wa musore, nuko Ana asigara ahagararanye na ba bashyitsi bari kumwe na papa we. Nuko barangije nabo bahita bamuhereza icyo kunywa ngo basangire nk'uko nabo bari kunywa akantu. Nuko papa w'umukobwa aho yari ajyanye na Patrick yahise amubwira ati kuki uri hano Patrick? Ubu aka kanya wemerewe kuba wagenda, nimba ari wo mwanzuro wafashe genda. Ubwo umusore kuko yari yamaze guhindura ibitekerezo yumva ko nta kibazo ya propose umukobwa, yahise amubaza ati ushatse kuvuga iki se nyakubahwa? Ubwo papa w'umukobwa asamubwira ati ushatse kuvuga iki? Ntabwo uri kubibona se nashaka kuvuga kuri cya kinini. Ubwo umusore yaritegereje disi abona ko umukobwa bakimushyiriye mu cyo kunywa. Yitegereje neza abona n'umukobwa agiye gusoma kuri bimwe bamushyiriyemo, ahita atekereza ko umwana uri mu nda bagiye kwica w'umuziranenge, ahita agenda yirukanka ahita yambura umukobwa ibyo yari agiye kunywa. Arangije ahita abyitegereza, nuko wa mugabo wari wakihereje umukobwa ahita avuga ati what the fuck? Nuko Patrick arangije ati gute ibintu wabiha umukobwa wawe nyakubahwa? Ubwo umusaza wigiraga mwiza rwose ku mukobwa we yahise amubwira ati uvuze cyo nta kintu nshobora guha umukobwa wanjye ariko. Umukobwa disi nawe yikanzemo, arangije avuga ati niba atari wowe se ninde wundi? Ninde wakoze ibi bintu? Ubwo anayitegereje cya kigabo bari kumwe cyamuhereje ibyo kunywa. Nuko umusore ati Hana ni wowe wari ugiye kubikora ku giti cyawe? Umukobwa agizemo ubwoba, arangije amubwira ati oya. Ubwo cya kigabo cyikekaga ko bashobora kukivuga, ubwo cyatangiye kwikeka, bigaragara ko ari nawe wateye inda umukobwa. Nuko arangije ati nyakubahwa mwanditse gato nkavugana na Ana. Ubwo yahise asunika wa musore ngo naba bavuye iruhande, arangije amubwira ati Ana, ariko atangiye no kumwereka rwa rufunguzo ruri mu izosi. Nuko umusore ayibonye ahita atekereza bimwe umukobwa yamubwiye ko umuntu wamuteye inda yambaye urufunguzo rw'umubiri we. Bigaragara ko ubwo umukobwa yambaye akanimkress kariho ingufuri, umuntu wamuteye inda nawe yambaye akandi kariho urufunguzo. Umusore ahita atangira kubyibuka neza, arangije amubwira ati ni wowe? Ubwo umusore atangiye kubyibazaho, cya kigabo nicyo cyakiri kwongorera Ana ngo wibeshye uze kurenga ku masezerano twagiranye. Nuko Patrick ahita ahagarika umuseriveri aho ngaho ati buretse gato. Ubwo yateretse cya kirahure kirimo ikinini bari bakorogeye Ana, arangije atatoraho amafuka atangira kuyatera cya kigabo. Ubwo papa w'umukobwa yarumiwe anikangamo, nayo amabogara aho ngaho disi arinda umukobwa ahita atangira kwikanga kubona ibintu umuhungu ari gukora. Nuko papa w'umukobwa ati we uri mu biki Patrick? Ubwo yakomeje gutera wa mugabo amafoke. Nuko cya kigabo kiravuga ati ngenda rahirongera kunkubita ikintu na kimwe, ndagukubitira aha ngaha baragutahana uri umurambo. Ubwo umusore yahise atangira kumwegera namutokinga rwose amutunga n'intoki, amubwira ati mva nkubwira ahubwo wowe wa mugabo we ibintu byose ushaka kuba ugiye kubibura mu isegonda rimwe. Turumvikana umva agira ikintu nkwibwirira, ibintu waba wari ugiye gukorera uyu mukobwa uzabyicuza kandi uzabibona nta n'isoni. Urashaka ngo ibintu mu biceceke ko wateye inda umukobwa, gute ibintu byaheranwa, gute ibintu mwabiherana mukanga kubivuga ko ari we wateye inda umukobwa? Nta n'isoni rega, gute se ubundi utakigaragaza ngo unabe papa w'umwana atwite, kuzi ko ari wowe wamuteye inda, gute utaba proud y'umwana wawe? Turashize noneho umuhungu amenya ibanga abantu bose batari bazi. Ubwo umugore w'uyu mugabo yikanzemo, arangije avuga ati ngo ubwo yaje ari gukubita urushyi umugabo we. Umugabo we ati please honey ndazi ko gusobanurira buri kimwe, sinzi impamvu ibintu wahita ubyizera. Ubwo Patrick rwose ubashiritse ubwoba yahise ahagarika icyo kigabo ati mva nkubwire gato, hari ikintu kimwe nshaka kukubwira. Nuko icyo kigabo ati ni ibiki se ushaka kumbwira? Ubwo ikigabo cyari gihindukiye ngo kigendere gikubitana na papa w'umukobwa, nawe yanarakaye cyane rwose atamukubita ingumi nziza nziza.
umugabo arabandagara yikubita hasi, nuko wa murinzi wa Hana ahita aza yihuta ahita afata cya kigabo aragisohora. Ubwo umukobwa disitara aba gufite ubwisanzure yahise afata ya shanete yabaga yambaye mu izosi ahita yikuramo ahita atangira kwizingazinga. Nuko papa we ati umukobwa wanjye ni gute ibintu byose byaba n'ubimbwire? Ubwo Patrick rwose wari wiyemeje kuba yaba hafi y'umukobwa yahise aza aramwegera amufata arangije amubwira ati boss ubu aka kanya noneho ndabikora. Aramubwira ati dufite amezi 7 yonyine yo kuba umwana amaze kuvuka, gusa aka kanya mumbabarire ntabwo umukobwa nzongera kumutererana. Hana wakemera tukaba twijyanye? Ubwo papa yahise amuhamagara ati Hana mukobwa wanjye hari icyo nshaka kumenya noneho, urabizi n'ijye nshuti yawe ya mbere ariko nanjye mbabarire ku byo nari nifuje gukora. Ubwo umukobwa yahise amubwira ati papa ibyo nari mbonye birahagije, gusa aka kanya icyo nakwisabira nuko mwamubwisanzure mwama kuba nakisanzurana na Patrick. Ubwo Hana yahise yigendera cyane ko papa we nta n'ijambo yari afite, kubona we yaratekereje ko yamukuriramo inda, gusa Patrick akaba umurinzi we cyangwa se akamurindira umwana. Yahise yemeza kuba yakibera hamwe nawe. Papa we nawe mu kwanga kubabaza umwana we yahise abareka barigendera disi bajya mu byishimo byabo. Ubwo umukobwa yatangiye kwikundanira na Patrick gutyo biyemeza kuba bagiye no kubana. Patrick yemera no kwitwa papa w'umwana Hana yari atwite. Umukobwa abona ibyishimo bye n'umusore atangira kwishima gutyo baharanira n'uburenganzira bw'umwana wari uri mu nda. Ubwo story yacu ni nuko igenze birangiye Patrick rwose umusore wabaga yibereye mu bintu by'amapiza aho ngaho nta mafaranga yihuriye n'umukobwa rwose ifitiye imitungo iwabo ari abakire, birangira bikundaniye ndetse banabaha 1/2 mu mitungo, cyane ko ibintu byinshi n'ubundi yari iby'umwana w'umukobwa Hana. Patrick na Hana batangira gufinga urukundo gutyo, nuko wa mugabo papa we yizeraga birangira afashwe. Mwakoze cyane kubana nanjye, yari Asaf Obi. Kora like, share na comment niba wabikunze, kandi nimba hari icyifuzo cyangwa se ubuhamya ufite wumva wasangiza abandi watwandikira kuri WhatsApp kuri 078 22 6 7 295. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.